nyuma y'uko Rayon Sport itangiye imyitozo hagashira icyumweru barimo bakora, abakinnyi bagenda baza gahoro gahoro, bagenda baza, ubuyobozi bukavuga buti ese bimeze bite ku myitozo? Nibwo bavuganye na afame ya Rotifi, baravuga bati reka dutegure umukino wa Rayon A na Rayon B. Ubuyobozi nabwo buravuga buti natwe aho hantu tugomba kuzaba duhari, tukaza tukareba ese muri rusange ekipe yacu ihagaze gute, ese ekipe yacu yaba yaramaze gukora rokritoma, ekipe yacu yaba iri full, ariyo ekipe twifuza ko yaza ikaduhagararira ku ruhando mpuzamahanga, ikanaduhagararira muri shampiyona y'u Rwanda no mu bindi bikombe bikinirwa hano imbere mu gihugu. Baravuga ati rero kugira ngo tubikontorore neza, nuko ibintu bya demitere n'ibiki twabireka tugafata ekipe A na ekipe B, tugakina match, tukaza noneho twebwe nk'ubuyobozi tukareba. Icyo nicyo cyabaye rero. Rayon Sport ikina match A na match B, ubuyobozi burimanukira, harimo Tadeo, harimo Gacinya n'abandi bayobozi bayoborana, baza kureba match. Nyuma yo kureba match rero bafashe imyanzuro, babonye ko hari abakinnyi bagomba kwirukanwa n'abakinnyi bagomba kugurwa byihutirwa, imyanya itameze neza. Ibyo nibyo nje ngo tuganireho. Ese aka kanya ubuyobozi bwa Rayon Sport buhise bwinjira ku isoko byihutirwa cyane, nyuma y'uko burebye umwitozo uko wari umeze, buhise bwinjira ku isoko aka kanya cyane, burimo kuvuga buti dukeneye abakinnyi. Twarabibonye ko dukeneye abakinnyi. Banzure kwa kanze subscribe kuri Rayon Sport TV, ubundi nusanga utarakandaho ukandeho. Iki nicyo gihe nawe uze mu muryango mugari wa Rayon Sport TV, tuganira hano amakuru y'imikino. Murabizi tugerageza gusesengura ibishoboka, ibidashoboka nyine ubwo ngubwo ntago tuba twabibonye, ariko amakuru y'imikino hano yo rwose ni mu rugo, ni home of football. Abakunzi ba football ahangaha ni mu rugo. Rero banzu kandi subscribe, wowe wayikanzeho uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wo kubahwa, uri umuntu w'agaciro cyane kuri Rayon Sport TV. Nawe utarakandaho ariko uri w'agaciro, ariko iyandikisha umuryango mugari, kubera yuko muratureba, ndabizi ko mutureba. Wowe rero utureba utarakanda subscribe, nawe kandaho tubashe kubanamo neza cyane. Reka twigarukire muri Murera ejo bakoze umwitozo, reka tuyite match uko harimo abasifuzi, harimo abakinnyi, reka tuyite match ya team A na team B. Team A yatsinze team B ibitego 2. Ese ibitego 4-2 plutôt. Team A yatsinze team B ibitego 4-2, ubwo ni 2 ku busa muri match. Ese ubundi uyu mukino wari ugamije iki? Niki cyatumye uyu mukino ubaho wa team A na team B? Ubuyobozi bwa Rayon Sport baravuze ati ese tuzamenya gute ko twazanye ekipe ikomeye? Tuzabibwirwa n'iki? Bapanga kuba bashyiraho uyu mukino, ariko nyuma y'uyu mukino hari icyo bakuyemo, hari resultat zavuyemo, uko umukino umeze, uko ekipe imeze. Rayon Sport rero nyuma y'uyu mukino yafashe imyanzuro iteye gutya. Ubuyobozi bwafashe umwanzuro, ubuhise bumanura nimero 6, kuko barabibonye neza yuko kuri nimero 6 nta n'ikintu bafite cyo kwitwaza. Rayon Sport nta nimero 6 ifite. Rayon Sport ubu ngubu tuvugana, ibiganiro birashyushye. Nimero 6 rwose turamubona muri iki cyumweru tugiye gutangira. Ese harifuzwa nde? Hakenewe nde? Tukongeraho Bigirimana Abedi ku 8. barimo kuvuga ati Abedi nubwo amafaranga ataruzura ku kanyenyeri, ariko ubuyobozi bufasha undi mwanzuro, bugiye guteranya amafaranga y'ubwabo. Yaba Tade na Muvunyi babanze bazana Abedi, uko Abedi baramubwiye ngo naze mu mwitozo n'abandi, abari kujya kuri ritme imwe n'abandi. Arababwira ati ntibishoboka, ntabwo nshobora gutangira umwitozo ntarabona amafaranga yanjye. Nge ntuye mu Rwanda, ndahibazi Rayon Sport ndayizi. Ndamutse nsinye cyangwa atangira umwitozo ntarayabona, nta kintu nazabona. Ati kandi aya mafaranga ndabizi ko ariyo nzifashisha uko nshobora kuzantinda guhembwa. Rayon Sport rero avuga iti ubwa Abedi yakaniye gutya, reka dushaka amafaranga tumuhereze aze mu mwitozo n'abandi, ariko asinye. Nibitazatubera nk'umuzamu twabonye Idirisa Kuyate nawe wakembye akanga kuza, akanga gukora umwitozo aho yarazi ko nta kirimo.
asanga na Bedi ariko bizagenda, ariko we dusanzwe tumuzi ntago byaba kurira, niyo byaba gutyo twamenya ko ari informe ibizashyira bikagaruka. Rayon Sport rero nyuma yo kuvuga kuri wa Bedi iramanuka iravuga iti kuri nimero 6 bimeze gute. Murabizi ko twahavuze Sidi Sare cyane na nubu aracyari mu biganiro na Rayon Sport, ariko Rayon Sport irashaka kumuha amafaranga 40,000 by'idolari. Sidi Sare n'abagenti be baravuze bati ntago bishoboka na gato ko twajya munsi y'50,000 by'idolari. Amakipe ari kumushaka, ariko muri Rayon Sport ko twabonye ko ari umukinnyi ashobora kubera inyenyeri, twashaka kumuzana muri Rayon Sport. Rayon Sport nayo ikavuga iti ntago twagura umukinnyi rwose w'50,000 by'idolari, ntibishoboka, nta nubwo ayo mafaranga twabona miliyoni zirenga 72, ntago bishoboka ko ayo mafaranga rwose twayatanga ku mukinnyi umwe. Ubwo rero nyuma yaho ngaho nibwo hahise havuka ikindi kintu cyo gushaka nimero 6. Bagiye bikoza muri Uganda. Mucyo Anta ari gushaka gukorana na Rayon Sport cyane, nyuma yuko ayizaniye umwataka Bing Bello, kamubona birimo biracamo, ntakintu atwaye namba, kayizana umwana nka Rushema Chris bikabirimo gucamo, akabirimo arayikonekta na Rivaldo, shobora kuza gusinya uyu munsi we na Aimable. Rero yavuze ati mwebwe murimo murivuna, nibyo uriya mukinnyi arakomeye Sidi Sare. Ubwo yicaganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nyine, haribwo Tadeyo, harimo Muvunyi na Gacinya, ati nibyo koko uriya mukinnyi mumubonye mwaba mukonvense ku rwego rutabaho, ni umukinnyi mwiza pe, nanjye ndabyemera, ariko se kari kubaca amafaranga menshi mudafite amikoro yanyu ko muyazi, twese tuyazi, uriya mukinnyi mushobora kuzamubona. Arambwira ati ariko nge nabazanira umukinnyi, nabashakira umukinnyi, tujye mfite abakinnyi bashoboye ariko bakeneye kwigaragaza, ntabwo bakeneye imishahara cyane, bakeneye kwigaragaza bagacaho bakagenda. Ati kandi nge mbabwira ko Rayon Sport ari ikipe yo gukonvenka no kwigaragarizamo. Niyo mpamvu rero yabwiye ati jewe mbafitiye umukinnyi nshobora kuba naganira nawe nkareba yuko hari icyo byatanga. Nyuma yuko mwabibonye yuko Jonathan Ekangalombo, Duke Abuya, abo nibo twabaraga kuri nimero 6 ya Rayon Sport n'8, ariko Yanga byaranze. Abuya Yanga yamugaruye muri squad imwe imbere, Jonathan Ekangalombo yarangije amasezerano, abo rero za ntizanyo za Yanga zavuyeho. Rero Ante ababwiye ati njyewe ndagenda mbashakire umukinnyi hariya muri Simba. Hari umukinnyi muri Simba rwose ufunzemo umeze neza, kandi yarangije amasezerano na Simba, kandi Simba irimo kuduta kongera kumusinyisha. Mutumva ngo Simba yanze kongera kumusinyisha ngo mwumve ni umukinnyi w'umuswa. Simba ni ekipe y'abahanga, hagari ekipe buri wese yaza, nk'abakinnyi ba hano mu Rwanda abajyayo bakabanza mu kibuga wababarira ku ntoki, kandi bose utoranyije mu ekipe yose abakinnyi bajya muri Simba bakabanza mu kibuga wababarira ku ntoki. Rero uwo mukinnyi ni nimero 6, yakinnye mu ekipe akomeye, ni umukinnyi ukomeye, ariko Simba nyine yavuze ati turangizanye. Rero Anta akaba yavuze ati nagenda nkavugana n'abagenti be nkamubamanurira. Uwo nta wundi bamwita Fabrice Luamba Ngoma. Fabrice Luamba Ngoma uyu rwose ni umukongomani Donatire havuka nyine, umukinnyi wa 1.68 m, urumva si muremure cyane, ari mu rugero, akaba ari umukinnyi ukuze, kubakuze bwarakuze ku myaka ya 31. Hano umukongomani ujya kwemera imyaka 31 mw'abantu, ubwo reka tubari 35 rwose. Uyu mukinnyi ariko ibintu yari akibitanga rwose, umusaruro yakiwutanga, kuko yari agishobora kuba yakina match zimwe na zimwe za Simba asimbuye. Rero ni umukinnyi ajya mu kibuga cya Simba asimbuye, ekipe yageze finali ya Confederation, uko byagenda kose hari akabaka kirimo, nubwo kabatari cyane, ntabwo navuga ngo ni cyane, nubwo kabatari cyane ko hari akabaka kirimo. Rayon Sport rero ikaba yavuganye na Anta
barimo kuvuga bati twagenda tugakonvenka aba agenti be, nubwo bavuga ko nyine shampiyona y'u Rwanda iri hasi, ariko twabakonvenka tukababwira ko ari ukuhanyura, ari ukujya yigira inyenyeri, kandi agiye gukina CAF Confederation, kandi dufite amahirwe yo kujya mu matsinda, akaba yagira gutya akahanyura akakomeza ahandi. Ubwo akavuga ati yaza akabasinyira umwaka umwe, iby'amafaranga ntabwo twabyitaho, ko namubwira yuko aje kugira ngo yigaragaze ahanyure. Uyu mukinnyi rero Fabrice Ruwamba Ngoma, uyu nguyu ku myaka ya 31 na metero ye 1.68, reka yenda nyure mu ma equipe yabaranyuzemo mwumve. Yanyuze muri AS Vita Club, anyura muri ubwo Vita Club niyo muri Congo, uyu no murabizi, anyura muri Raja Casablanca yo muri Maroc, anyura mu gihugu cya Misiri, anyura muri Al Hilal muri Libya, ubwo yavuye muri Al Hilal aza muri Simba. Urumva ko uwo mukinnyi ama equipe yakinnyemo ni ama equipe akomeye. Ugendeye ku izina ukagenda ku ma equipe yakinnyemo ni ama equipe akomeye, ariko ibyo ngibyo nabonye ko bitazongera kudukanga nyuma yaho tubonye Kuyate ibintu ari kudukorera, aho tubonye umuzamu Idirisa Kuyate ibintu ari kudukorera. Ahashize haba ari ahashize. Ubu ngubu ugende kumva bakabaye Rayon Sport noneho igura umukinnyi iri kubona ibona umwaka ushize, rwose ibona umwaka ushize ko hari icyo yakoze, aho ibingibi bya profile byahashize birimo kutubeshya cyane, uyu rero Rayon Sport irimo kuvuga ko ishobora kumuzana ibiganiro byashyushye cyane nyuma yaho ubuyobozi bugiriye ku myitozo bugasanga ko rwose kuri nimero 6 nta kintu kirimo. No muri defense bavuze yuko Rayon Sport igomba kuzana undi mu defenseur rwose kuri nimero 3 hariya. Babibonye umusore Prince nawe bakubituwe mu kagunira. Ibintu ntago byoroshye, ariko niko transfer zimera. Ibi bintu ntimugashinja abareyo cyangwa mu bajajinge ngo usange murabakamira mu kitoze. Transfer niko zimera rwose, wisanga flop wayiguyeho, kandi wabonaga ibintu bimeze neza, abantu bose bakubwiraga ko umuntu ameze neza, wareba nawe statistic ukabona zimeze neza, ariko flop ukayigwaho. Dore yuko kubaturuka mu Burundi bwo je sinkibishidikanyaho. Uwo tudasanzwe tuzi bano ya kuvuga ngo ntabavuka mu Burundi ngo bari kubikora, nta champion iba mu Burundi ntayo. Nkuko ujya hanze cyangwa wajya muri za Maghreb hariya cyangwa se muri biriya bihugu nyine byo muri za Ghana na za Cote d'Ivoire na za Maroc, bakakubwira ati mu Rwanda nta mupira uhaba, bakakwibwirira isuku, bakakwibwira politiki, umutekano, bakakubwira ati ariko ikintu bita football usaje kugishakira handi si mu Rwanda. Mu Burundi rero naho washakira ikindi kitari football. Uburundi bwigeze kugira abakinnyi ba Makenzi turabazi, urumva, ariko abakinnyi ba nyuma turi kubona naba ba Bedi na ba Pichu, bandi bari inyuma yabo rwose. Ndikumana Dani yaraje APR mu Rwanda na Rayon Sport mwarabibonye, ajya muri APR nta nubwo n'umwitozo ntabwo baro yigeraga yihana. Korone wa musore Prince nawe aje bikaba byanze. Tambo Maguruwari nawe biraho ni mwayene. Erega mujye mwibuka ko mwiyi myitozo abakinnyi babashizemo imbaraga zitabaho. Niba uri kubona umukinnyi hano ukabona ni mwayene mw'uyu mwitozo, uko byagenda kose nta kintu kirimo. Byibura umukinnyi ubona uri hejuru niwe uzaba mwayene, kuko niko imyitozo imera ya mbere. Noneho kuri equipe nka Rayon Sport bazi neza ko ari equipe y'abafana, bazi neza yuko biba bikeneye kukonvenga, bigoranye cyane rwose. Abakinnyi batanga ibirenze ibyo bafite, kandi mu match suko bigenda. Rayon Sport rero ikaba yarebye ikavuga iti njyewe rwose ubu ngubu ngomba kugura undi mukinnyi w'umudefenseur. 3 bakenewe rero harimo nimero 6, harimo 8 Bigirimana Bedi ugomba kugurwa n'abafana bagakenana na nimero 3. Ekipe ya Murera rero ubu yasubiye ku isoko yihuta cyane, dore yuko mubizi neza ko ku itariki 9 ifite Super Coupe, ku itariki 15 ifite Rayon Day na champion ubwo rugeretse.
Ekipe ya Murera igomba kugura vuba cyane kuko urumva isigaje ibyumweru bitarenze 2-3 by'imyitozo. N'ibyumweru 3 by'imyitozo. Igomba kugira vuba rero. Ngayo nguko rero bakunzi ba Murera, mwitegure kwakira umukinnyi wanyu Lawrence. Aravugwa ko rwose umukinnyi wanyu agomba kuza muri ekipe yanyu ya Murera. Ngayo nguko mukomeze kugubwa neza cyane, muryoherwa na gahunda za Rayon Sport TV. Turabakunda cyane.